Ese umuntu yakira agakiza ashobora kugatakaza? Iyo uhakanye kwizera rero uragatakaza. Nicyo gusa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisamuro kumana ry'Imana kiza Edouard, abari mu Rwanda, Shalom abari mu Burundi, Shalom abari muri Kenya, abari muri Uganda, abari muri Congo, abari muri Mozambique, abari muri Afrika y'Epfo, abari muri Afrika mwese mushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Shalom turakunda kuri gusenga everyday. Tubahaye ikaze rero ku murongo wo gusenga everyday. Abari ku mugabane w'Uburayi tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Aziya tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Amerika tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Oceania tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Imana rero ibahe umugisha. Nkuko muri kamera za gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana Revera Pasiteri Munyamahoro. Munyamahoro Uraho neza Edouard. Amakuru yanyu? Turaho amahoro. Murashima Imana? Turashima Imana rwose, tumeze neza. Yego. Mwatangira musuhuza abantu munasenga Imana. Murakoze cyane. Turabashuhuje mwese abo duhurira kuri uyu murongo wivuga butumwa ikinyamakuru gusenga everyday, aho muherereye. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese. Murakoze cyane. Mwatangira musenga Imana. Wera wa Isiraheli, twongeye gushima izina ryawe, watugiriye neza tubasha kubaho. Dusabiye abantu bose babasha gukurikira buno butumwa bwiza, kuko ijambo ryawe riravuga ngo kwimvura na sheregi bimanuka bigatosa ubutaka, umuhinzi akabasha kubona umwero, umusaruro akawishimira, niko ijambo ryawe ritazasubira yusa. Uriherekeze kandi rigira umusaruro kuko waritumye. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Ari indirimbo imwe iri mu gushimisha, ariko ibitero byayo biri biramfasha muri no minsi. Iravuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu by'Imana yavuze byose, nta kiruti ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arangunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi, koko arangunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arangunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Amen. Amen. Giye kukubaza ku bibazo by'agakiza. Ese agakiza ni iki mu buzima bw'umukirisitu? Urakoze cyane. Agakiza niryo shingiro, ni impano itagereranywa Imana ihereza uwizera. Agakiza ni insanganyamatsiko rusange igize ibyanditswe byera. Muri ya Bibiliya ukuyemo ijambo agakiza k'umwana w'umuntu nta kiba gisigayemo. Ari isezerano rya kera, ari n'isezerano risha, byose biganisha ku kintu kimwe kivuga ngo agakiza k'Imana muri Kristo Yesu. Rero agakiza ni ijambo rikomeye, ni ijambo ryiza, ni ijambo ry'ingenzi. Byonyine no mu rurimi rusanzwe agakiza urumva ko haba hariho ubuzima, haba harimo gukira, haba harimo amahirwe, haba harimo kuva mu kibazo ugana mu gisubizo. Agakiza rero ku mukristo ni ikintu gikomeye. Imana ubundi itanga agakiza ikagaha umwana w'umuntu. Mu kindi kinyarwanda ni ukuvuga ngo inkomoko y'agakiza bikomoka mu miterere y'Imana, ariko kandi inashingiye kuri situation critique mu buryo spirituel umuntu yararimo. Imana ishingiye ku rukundo rwayo irebye situation umwana w'umuntu yararimo, igambirira agakiza, iragategura. Bibiliya ivuga ko yagateguye mbere y'uko imfatiro z'isi zibaho. Ni ukuvuga ko agakiza ni umugambi Imana yagambiriye kuva kera isi itararema, kwigomba kugahereza abana b'abantu, ariko biciye muri Kristo Yesu. Ko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana w'umuntu amaze gucumura avuye
ku itegeko yishe itegeko ry'Imana. Ubusabane bwiwe n'Imana bwagize ikibazo kinini, kuko burya iyo icumuye ku Mana ni ikibazo gikomeye. Ndavuga muri icyo gihe Imana yari yarashizeho itegeko, ibwira Adamu, iramubwira ngo umunsi wariye kuri iriya mbuto imenyesha icyiza n'ikibi, iramubwira ngo no gupfa uzapfa. Ibyo rero byazanye ibintu byinshi. Adamu amaze gucumura havuyemo ibintu byinshi. Hajemo urupfu rwo mu mwuka, bivuga gutandukana n'Imana, bizana n'ingaruka mu rupfu rw'umubiri, umwuka gusohoka ukava muri uyu mubiri. Icyo cyaha kiragaruka kiafekita ubugingo. Ubwo ni ukuvuga ngo cyageze mu mitekerereze, mu marangamutima ndetse no mu bushake, biramanuka bigera no mu mahitamo y'umuntu. Bivuga ngo ibigize umuntu byose byarafashwe, byarangiritse, iyo virusi yabigezeho. Umuntu rero abaho akeneye agakiza, kubera ko yari amaze kuja muri position y'icyaha. Abantu bakunda kuvuga ngo umuntu n'umunyabyaha. Buriya ntago tuba abanyabyaha kubera ko twakoze igicumuro, icyaha runaka, ahubwo dukora icyaha kuko turi abanyabyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo icyaha ni kamere yahise yinjira uwo munsi twica itegeko ry'Imana ishingiye mu mukurambere wacu Adamu, arangirika, abyara abantu basa nawe bafite iyo kamere. Iyo twinjiye mu byanditswe dusanga ijambo ry'Imana ritubwira ko muri kamere y'umuntu w'umunyacyaha harimo ibintu wenda navuga. Icya mbere, habamo intege nke. Iteka ryose umuntu wa kamere ni umunyantege nke. Ijambo rya kabiri ni umwanzi w'Imana. Umuntu wa kamere ntakunda Imana. Iby'Imana ivuga kamere ntibikunda, kandi ibyo kamere nayo ikunda nibyo mwuka yanga, kuko iyo tuvuga umwuka hano tuba tuvuze Imana. Ijambo rya gatatu, ntiyumvira amategeko y'Imana. Nubwo ari meza, nubwo amuganisha hakwiye, ariko ntashobora kuyumvira. Niyo mpamvu Pawulo amaze guhura n'icyo kibazo yigarutsemo arisuzuma, aravuga ngo ariko ninde wangiza uyu mubiri untera urupfu? Ko ndagambirira gukora neza, ariko ikibi kikaza kikanitanga imbere. Bivuga ko rero muri kamere y'umuntu w'umunyabyaha ntashobora kumvira Imana, ntibyakunda. Icya kane, kamere ntinezeza Imana. Icya gatanu, kamere itera urupfu, kuko icyaha buriya kigira ibintu bine kijya gikora nk'ingaruka ku buzima bw'umwana w'umuntu. Cyangwa se icyaha, wenda nari mbivuze haruguru, ariko noneho reka ngaruke mvuge icyaha ni iki. Icyaha ni ugusha intego, ni uguta intumbero. Abarundi bakunda kuvuga ngo kugema, ni ukuvuga ngo haba hariho intumbero igendeweho ugomba kugeraho. Gukora icyaha rero ni uguta ya ntego. Icyo Imana yari yarashize hari imbere y'umuntu kwari ugukurikira ijambo ryayo. Gukora icyaha rero ni ugusha ya ntego y'icyo Imana yavuze. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni ukutumvira Imana. Imana ivuze gutya, nawe wumvise gutya. Icya gatatu ni ukuyigomera, ni ukugomera Imana. Icya kane ni ugukora ibyangwa n'Imana n'ubundi. Ibyo byose hamwe n'ibindi tutavuze, iyo tubishyize hamwe havamo ikintu cyitwa icyaha. Niyo mpamvu rero agakiza ari ingenzi mu buzima bw'umwana w'umuntu. Urakoze. Urakoze cyane. Yego. Ninde utanga agakiza? Urakoze Edouard. Agakiza nta handi kaba, nta n'ahandi wagashakira. Agakiza ntikava mu gusenga cyane. Agakiza ntikava mu kinyabufura. Agakiza ntikava mu kubutunza amafaranga menshi. Oya. Agakiza kava ahantu hamwe gusa. Kava mu kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo Imana nitanga agakiza muri Kristo Yesu, ariko amaboko akakira ni ukwizera. Iyo wizeye Imana muri Kristo Yesu, agakiza uragashikira, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamo munsi y'ijuru. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 13. Nta rindi zina twahawe tugomba kuboneramo agakiza hano muri iyi si uretse izina rya Yesu Kristo gusa, nta handi. Aho niho hari agakiza. Wibuke Yesu aganira n'abigishwa, hari ijambo yavuze, aravuga ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munizere. Ni mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14. Aravuga ngo mu rugo kwa Data hari amazu menshi, ngo iyo atarahari mba mbibabwiye, ngo kandi ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Abantu ngo babyibazaho. Filipo aramubaza ati ese aho ujya nihe? Inzira turayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Ntawe ushobora kujya kwa Data. Wumvise rero ko twavuze ko agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu,
gakomoka ku Mana ariko tukakakira gaciye muri Kristo. Inzira imwe tugeza ku gakiza ni muri Kristo honyine. Urakoze cyane. Yego. Ni gute umuntu yakwakira ako gakiza? Aka gakiza ni ijambo ryoroshye cyane, ni ukwizera. Twakira gakiza biciye mu kwizera Yesu Kristo. Kuko ijambo ry'Imana ko mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyeroma yaranditse aravuga ngo kwizera ngo tuguhabwa no kumva ijambo rya Kristo. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ijambo rya Kristo rifite imbaraga zo kuduhesha agakiza mu gihe twizeye. Iyo twizeye ijambo ririnjira mu mutima, ryageramo, rigakora, rikabyara ikintu cyitwa kwihana, tukatura ibyaha. Nyuma yo kwatura ibyaha rero tukaba twinjiye mu gakiza, tukaba duhawe agakiza k'Imana, tukaba tukagezemo. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo agakiza, kwizera rero nirwo rugi, niyo muryango udukingukira mu gihe dushaka kwinjira muri famiye y'Imana. Abantu bose bakeneye agakiza? Bose baragakeneye cyane ahubwo ni nayo mpamvu itorero rya Kristo ritarava ku isi. Bibiliya iravuga ngo Imana ntabwo yihuta cyane ngo igerageza gukora mu buryo bwo kwinginga, ngo itegereza kugira ngo abantu bose bihane kugira ngo batarimbuka. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ni ijambo rizwi rinavugwa cyane, ariko kandi ni naryo rikomeye, niryo shingiro y'ibyanditswe. Iyo urebye usanga ariko kuri riri mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo ni uwa 16 n'uwa 17. Haravuga ngo Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umurongo wa 17 hakavuga ngo Imana ntiyatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo ngo yamutumye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ariko hari ijambo cyane riri hano mu Baroma twakwifashisha, rijya rimfasha kandi rikangaragariza n'urukundo rw'Imana, riri mu bice 3 umurongo wa 23. Biravuga ngo bose bakoze ibyaha, abantu bose ngo ntibabasha gushikira ubwiza bw'Imana. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo buri muntu wese akeneye agakiza k'Imana. Urakoze. Icyaha gifite uruhe ruhara mu gutuma umuntu akenera agakiza? Urakoze cyane. Icyaha, ijambo rya mbere, icyaha kidutandukanya n'Imana, kandi iyo dutandukanye n'Imana tuba dupfuye mu buryo bw'umwuka, kandi gupfa mu mwuka ubutandukanye n'Imana mu buryo bwa burundu. Icyo ni icya mbere. Urumva rero kubaho muri iyo situation ufite ukundi wayivamo nta wabyifuza, nta n'uwabihitamo. Ni ngombwa rero ko agakiza tugakenera kubera iyo ngaruka y'icyaha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, icyaha kidutandukanya umuntu na mugenzi we. Burya impamvu ubona isi irimo ibibazo, intambara z'urudaca, amakimbirane mu miryango, amadivorce hirya no hino, ni ingaruka z'icyaha. Icyaha burya nicyo gitandukanya umuntu n'undi, abavandimwe bagasubiranamo kugeza no ku rwego umwe afata inkota akica mugenzi we. Kuko ijambo ry'Imana rirabigaragaza hariya, ni nayo ngaruka yabayeho mu buryo bukomeye ku nyoko muntu. Umuntu amaze kugwa mu cyaha, bene Adamu babiri, Bibiliya itubwira ngo umwe yafashe mugenzi we Kayini ngo aramuhindukirira bari mu gasozi aramwica. Icyaha gitandukanya umuntu na mugenzi we. Iyindi ngaruka icyaha cyatumye ubutaka buvumwa. Hagati y'umuntu n'ubutaka haba ikibazo, ubutaka bumeramwo amahwa n'ibitovu kugira ngo abantu babashe kubona umwero w'ubutaka, babona ibiryo biyushakuye. Icyaha kigira ingaruka ku bindi byaremwe, ibintu biba bibi kuruta uko Imana yari yarabiteguye. Ubwo rero mu yandi magambo dukeneye agakiza. Urakoze. Ariko cyane ikirenze ibyo wenda naringiye gusiga kandi gikomeye, gisa na kiriya natangiriyeho, icyaha kigira igihano kibi cy'urupfu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyaha ibihembo byacu ngo ni urupfu, ariko ngo impano y'Imana ngo ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Urakoze. Yego. Ni irihe tandukaniro riri hagati yo kwizera n'imirimo myiza y'agakiza? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ko ikibanza mbere ni ukwizera. Warangiza kwizera ukihana, warangiza kwihana ukinjira mu murimo, ugatangira gukora imirimo myiza. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kwizera nibyo bibanza, imirimo iza ikurikiye. Urugero naguha, umwana ntiyavuka mu muryango hanyuma ngo uhite umusaba imirimo uwo munsi. Urabanza ukamurera, yagera ku rwego runaka
agashitsa umurimo. Iyo rero atangiye kuba umuntu muzima ashyitse umurimo, burya haba hari uruhare uburyo bubiri. Haba hariho uruhare rw'umubyeyi wamubyaye, hakaba n'uruhare rw'umwana ugendera ku mirongo mizima, umwana wumvira wubaha, ubasha gushitsa umurimo akagira icyo afasha umubyeyi. Niko no mu gakiza bimeze. Ni ukuvuga ngo mu gakiza ubanza kwizera ugakizwa, warangiza ukabona gukora imirimo. Hari abantu benshi babivanga bakitiranya imirimo myiza n'agakiza. Pawulo yarabisobanuye neza, abivuga hano mu rwandiko yandikiye Abefeso. Aravuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo ari imirimo myiza, ntabwo twakijijwe kubw'imirimo, oya, kugira ngo hataza kugira umuntu wenda wirarira ngo yirate. Ikidukiza n'ubuntu bw'Imana biciye mu kwizera, hanyuma iby'imirimo rero bikaza nyuma. Ese umuntu yakizwa atazi Yesu? Icyo ntigishoboka, kuko nta handi agakiza kaba. Agakiza ukuyemo Yesu ntakahari, ariko ufite Yesu agakiza karashoboka, kuko niwe ugatanga. Muri we niho hari ubugingo, muri we niho harimo agakiza, muri we niho kongera kungwa n'Imana twari twaratandukanijwe nayo kubw'icyaha. Umuntu uduhuza n'Imana, utwunga, umuvugizi ni Kristo, kuko niwe wenyine watanze ikiguzi gikwiriye kugira ngo tubashe kuriwa hishurwa icyaha twakoze. Kuko icyaha twakoze ntabwo cyatwemereraga ko twongera kwegera Imana, ahubwo byasabye ikiguzi. Ari nabyo dusanga mu isezerano rya kera, ibitambo n'amaturo. Buriya byari ibintu bishushanya ikiguzi kizaza gikwiriye, ari we Yesu Kristo, kugira ngo yishyure icyaha twakoze, tubashe kwizera, bityo twongere twungwe n'Imana. Hatariyo Kristo rero nta gakiza kahari, ntawe, kuko niwe wenyine ubasha kuduhuza n'Imana. Ni nawe wishyuye ikiguzi gikwiye kugira ngo duhure n'Imana. Urakoze cyane. Yego. Ese kwihana bisobanura iki mu gakiza? Kwihana nabigereranya n'umubyeyi. Abamama basama inda bagatwita abana bakabyara. Buriya iyo ijambo ry'Imana ryageze mu mutima w'umuntu, ryinjiramo rimeze nk'imbuto, kakurya umumama asama. Iyo rigeze mu nda y'umuntu rero, umumama iyo amaze gusama, hari ibintu ahurwa, hari ibyo yaryaga, hari ibyo yabaga akunze, ariko kubera ya mbuto yinjiye mu mutima, iyo yageze mu nda ye akabyanga, akabizina. Hariho bamwe benshi bagera muri periyode ukabona rwose ibintu yarabyanze ndetse akanaruka. Agakiza rero, kwihana, iyo ijambo ry'Imana ryinjiye mu mutima wawe w'umunyabyaha, rifata bya bintu byose byari birimo by'ibyaha bikavamo, akabihurwa. Noneho kwihana akabiruka, bigasa na kurya umubyeyi aruka, nawe niko bigenda, agafata ibyaha byose akabiruka. Nicyo cyagihe bavuga ngo umuntu aratura ibyaha ngo yihane koko. Kuko burya umuntu, ikihanisha umuntu neza akihana, ni ukumva ijambo. Niryo rigira imbaraga zigera mu mutima ku ndiba yawo, rigakuramo bya bintu, kuko riba riherekejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Noneho ryagera mu mutima rero w'umunyabyaha akihana, akatura, akavuga. Bigereranywa na kuriya muntu umubyeyi aruka, kuko hinjiyemo imbuto yindi atarasanga. Niko no kwihana bivuga. Iyo wihanye neza urazamuka ugakura neza mu gakiza. Ibibazo dufite muri iki gihe ni uko usanga hari abantu benshi bari mu nzu y'Imana, ariko batarigeze bihana ngo bagere ku musaraba. Ijambo ry'Imana n'imbaraga z'Umwuka Wera, ikintu biza bikora mu buzima bw'umuntu wizera, bikwangisha icyaha. Ibyo ntibivuze ko udashobora kunyerera wenda ngo ukigwemo. Birashoboka, kuko umuntu ni umuntu, ariko ntushobora kukigumamo, ntushobora kukirambirizamo, ntiwakirarana, ntiwakiriranwa. Muri wowe harimo ikindi kintu. Mu yandi magambo, uzarebe nk'amazi, iyo umennye amazi ku ibuye aranyerera akagwa hasi. Umuntu wakiriye agakiza nawe akabyarwa n'imbuto y'Umwuka Wera mu mutima we, niko bigenda. Icyaha kiraza kikubitaho kikanyerera, kigasanga nta mwanya kigifite mu mutima w'uwo muntu, kubera ijambo ry'agakiza ryageze mu mutima we, ahita akihana byihuse. Birumvikana? Urakoze cyane. Yego. Ese umuntu yakira agakiza ashobora kugatakaza? Ubundi agakiza twabivuze haruguru, ukakira mu kwizera. Iyo uhakanye kwizera rero uragatakaza. Nicyo gusa, kuko ari nacyo Bibiliya ivuga ngo gutuka Umwuka Wera. Biravuga ngo ibindi byaha byose abantu bakora bishobora kubabarizwa, byababarirwa pe, ariko mu gihe babyihanye. Ariko icyitwa gutuka Umwuka Wera
mu yandi magambo biba bisobanuye kutizera. Iyo wanze kwizera rero ukabireka, icyo gihe agakiza uragatakaza burundu. Ariko mu gihe cyose ukizera Imana, agakiza karashoboka. Abantu benshi baravuga bati se gute Imana ikwandika mu gitabo cy'ubugingo, wakora icyaha ikakwandukurura, wihana igasubira kwandika, ese urabivugaho iki mushumba? Ubundi Imana umuntu akizwa rimwe, ntawe ukizwa kabiri, ahubwo igikomeza n'ukwezwa. Buriya iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kuko twari tubivuze, urandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Iyo wamaze kwandikwa rero mu gitabo cy'ubugingo, ntawe ukuzimya. Reka dufate urugero rwo kuvuka mu muryango. Umuntu iyo umwana yavutse mu muryango akora amakosa, iyo akoze amakosa ntibivuga ngo baramufata ngo bamujugunye ngo ntabwo akibaye umwana wo muri rwa rugo. Aba mwana wo muri rwa rugo ariko w'umunyamakosa. Iyo agarutse akihana baramubabarira, akongera akegera agasabana n'ababyeyi uko bisanzwe. Niko no mu gakiza bimeze. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, waramwakiriye. Ushobora gucumura ukagwa ukajya inyuma y'umurongo, ariko iyo ugarutse ni ukuvuga ngo ni nka kurya k'umwana wagiye akagwa mu byondo akiyanduza. Iyo agarutse baramwoza akongera akaba umuntu muzima. Nicyo amaraso ya Yesu amaze. Iyo ugarutse ukihana urababarirwa rwose, ugasubira mu mwanya wawe. Ariko ntibivuga ko izina ryawe riba ryarasibamye, ntibishoboka. Icyo dukora byumvikane neza, ni ukuvuga ngo dukizwa rimwe, ariko urugendo dukora rwa buri munsi ni urwo kwezwa tugana ku gushaka ishusho ya Kristo, kugusa na Kristo. Niko bimeze. Urakoze cyane. Ese ni gute umuntu yamenya ko yakijijwe by'ukuri? Kumenya ko wakijijwe ntabwo bigoye. Ijambo rya mbere hariho principe twamaze kuvuga haruguru, ntituzisubiramo. Ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ariko kandi ni imibanire yawe na Mwuka Wera uba uyiyumvamo, kuko buriya ubugingo buriho bukura bugira ikiburanga. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwa Mwuka, iyo wakiriye Yesu ugakizwa neza, ukunda ijambo ry'Imana, icyo ni icya mbere. Kandi ijambo ry'Imana burya Bibiliya iravuga ngo ni itabaza rimurikira ibirenge byacu, rirakurinda, ikindi rikakurwanirira, ikindi rikakuyobora. Icya kabiri, uba mu buzima bukunda gusenga, usabana n'Imana muri iyo nzira y'amasengesho, kandi ubikora ubikunze, ubikora utanabirambirwa, kuko ni ibiryo, ni uburyo butunga wa muntu w'imbere wavutse muri wowe. Ikindi, ukunda amateraniro, ukunda kubana n'abera bose, kuko iyo ugeze hariya mukora celebration, mugahana n'ubuhamya, noneho bikakubaka, kumva umeze neza mu mwuka. Icyanyuma, ugira n'ishaka ryo gukora umurimo w'Imana, wifuza no kwereka abandi Yesu wamenye. Ntabwo ushobora kubyicarana ngo ubigumane, kuko ibyo dukora byose burya mu materaniro ni ukwerekana icyo Yesu yadukoreye i Golgotha ku musaraba. Ni nk'ituro tuba turimo tumwitura. Iyo tuvuga ngo turateranye, abantu bati turirimbe ishimwe, tukavuga imirimo ikomeye n'agakiza Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. N'ibindi byose dukora buriya, kugeza no ku maturo yacu dutanga, biriya nshobora kubyita ngo ni acte de reconnaissance. Biriya nibyo twitura, n'inyiturano tubasha gutanga ku gikorwa gikomeye Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba. Iyo ubayeho muri ubwo buzima rero, ntiwambwira ngo wakwibaza ngo ese ngo ni gute namenya ko nkijijwe neza. Iyo ubayeho gutyo, ikindi nanone hari n'abantu bagutangira ubuhamya. Burya abantu ni abantu, rimwe barahinduka ubundi ariko iyo ukijijwe neza n'imbuto zawe, Yesu yaravuze ati abantu benshi bashobora kubyiyitirira, ariko ikizabasobanura n'abandi n'imbuto zawe, muzabamenyera ku mbuto zawe. Iyo ukijijwe rero hari imbuto wera, kandi imbuto burya ntabwo ari impano. Imbuto ntabwo ari impano, imbuto urazikorera, imbuto urazuhira, imbuto urazibagarira, igihe cyagera zikera. Ibi byose bikorwa iyo umuntu ari mu murimo w'Imana, arimo akorera Imana. Nta kuntu rero wabaho muri ubwo buzima ngo uyoberwe ko uburimo. Urakoze cyane. Ese umubatizo ufite uruhe ruhara mu gakiza? Umubatizo ni intambwe ushobora kuvuga ya gatatu mu bijyanye n'agakiza. Ikibanza ku mwanya wa mbere ni ukwizera. Nyuma wamara kwizera, kuko ijambo riravuga ngo ukwizera tuguhabwa no kumva ijambo rya Kristo. Iyo ryamaze kugera mu mutima wawe, intambwe ya kabiri ni ukwihana. Intambwe ya gatatu urabatizwa. Umubatizo rero wo mu mazi, ko ari umubatizo w'umwuka, akaba n'umubatizo wo mu mazi. Umubatizo wo mu mazi ni ikimenyetso ukora ugaragariza rubanda rwose ko wahinduye, wafashe izindi ngamba, wabaye uwundi muntu. Bibiliya iravuga ngo iyo dukoze kiriya kimenyetso, ngo tuba tugaragaza ko dupfanye na Kristo, duhambanywe nawe mu rupfu rwe mu gihe twinjiye muri ya mazi. Mu Gifaransa babyita immersion, kwibiza wese kajyamo.
none iyo tuyavuyemo tuba tuzukanye nawe, tuba tugiye kuba yindi mibereho mishya ikurikiza intambwe ku yindi nk'uko Kristo yagendaga, na rubanda rwose bakabimenya. Ikindi buriya na Yesu yarabatijwe. Nimba turi abigishwa be tugomba gukora tudasize na kimwe ibyo Yesu yakora. Nawe yarabatijwe, yageze no kuri Yorodani, Yohana umubatiza ngo ashaka kubyibazaho, saramubwira to yabikore kugira ngo twuzuze gukiranuka kose. Arabikora kandi yabatijwe mu mazi menshi. Icyo ngisubiremo nuko bimeze. Urakoze. Yego. Naye magambo yo muri Bibiliya agaragaza neza inzira y'agakiza. Twabivuzeho haruguru, ariko hari n'ibindi byanditswe byinshi. Ijambo rya mbere ni Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Ni icyanditswe kizwi n'abantu benshi, ariko ndagikunda. Hari umugabo umwe wigeze kutubwiriza, aratubwira ngo hari umukozi w'Imana wakibwirije itorero rye imyaka 3. Baterana agasoma ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Abantu baravuga batari ko pastor, kwiri jambo rigaruseho kenshi biterwa niki? Arababwira ati iri ngiri ni murimenya, nta kindi kizaba gisigaye. Ibyo biraba bibaye, ijuru muzaba muririmo. Kuko nimumenya urukundo rw'Imana rwatumye Kristo yambara umubiri agahinduka umuntu, muzamenya uko yavutse, muzamenya n'icamuzanye, muzamenya n'imirimo yakoze, muzamenya n'urupfu rwe, muzamenya no kuzuka kwe, ndetse muzasobanukirwa no kugaruka kwe. Ibice 3 umurongo wa 16 ubutumwa bwiza bwa Yohana ririya ni ijambo rikomeye cyane, ukageza no kuwa 17. Hari n'ibindi bice byinshi kakiriya twavuze cyo muri Yohana igice cya 14 cyane ku murongo wa 6 haravuga ngo nta yindi nzira twabona uretse inzira ari ya Kristo gusa. Hariya mu byakozwe n'intumwa naho twahavuze igice cya 4 umurongo wa 13 nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Urakoze cyane. Yego. Niki Yesu yavuze mu buryo umuntu yakizwa? Yesu yigishaga abantu kwihana no kureka ibyaha, ariko agaruka ku kintu kimwe gikomeye asa n'uwigarukaho. Iyo tugeze mu butumwa bwiza bwa Yohana dusanga Yesu yarakoze ibitangaza 7. Yesu yarakoze ibitangaza 7. Hanyuma hari n'ikindi kintu yakoze yivuzeho we aravuga ngo ni njye, abisubiramo inshuro zigera kuri 7. Muri ibyo bintu yivuzeho rero nabyo biratuganisha kugaragara neza ko Yesu yaberekaga agakiza icyo ari cyo n'ugatanga uwo ari we. Ijambo yaravuze hariya twavuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ahandi yaravuze ngo ni njyewe mutsima wavuye mu ijuru, ushobora kurya umubiri wanje ntazapfa iteka ryose. Arongera aravuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, umwizera wese naho yaba yarapfuye azongera abeho. Arongera nanone aravuga ngo ninjye rembo ry'intama, umuntu ungurikira ntabwo azayoba. Arongera avuga irindi jambo yivugaho, arongera avuga ngo ninjye rembo, nari mbivuze. Arongera avuga ni byinshi yivuzeho, avuga ngo ninjye. So rero urumva ko Yesu rero yigarutseho yivugaho kenshi, yereka abantu ukuntu ari we agakiza kabonerwamo. Bya bintu 7 tuvuga hano mu butumwa bwiza bwa Yohana yivuzeho. Reka nongere nse n'ubyibutsa. Ijambo rya mbere yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira iganisha ku gakiza. Arongera aravuga ati icya kabiri ni njye rembo ry'intama, ungurikira wese ntabwo azayo. Icya gatatu aravuga ngo ni njye kuzuka n'ubugingo, umuntu naho yaba yarapfuye azongera abeho. Urumva ko arimo yigarukaho yereka abantu ukuntu ari we byose. Arongera aravuga icya kane ngo ni njye mutsima wavuye mu ijuru, umuntu ndya ntabwo azagira inzara, ikindi ntabwo azapfa iteka ryose. Arongera icya gatanu avuga ko ari we muzabibu w'ukuri, abandi ari amashami. Ubwo abo yavugaga n'abizera. Aravuga ngo ishami ntirishobora kwera imbuto ridashingiye ku muzabibu, ariko aravuga ati igihe cyose rigifashe ku muzabibu rifite kwera imbuto. Muri ubwo butumwa bwiza yarababwiye ngo ndabategetse ngo mugende mwera imbuto, kandi mwera imbuto nyinshi. Aho Yesu yarimo yigarukaho yereka abantu ukuntu agakiza kabonerwa muri we. Yohana niwe wabivuzeho, amuvuga haravuga ngo uyu niwe mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iyo jambo ndarikunda cyane. Igice cya mbere umurongo wa 29 ni dore nguyu aramubereka, uyu niwe mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero urumva ko Yesu yabivuzeho cyane kubigendanye n'agakiza, yereka abantu uwo ari we. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Isezerano risha rivuga iki ugakiza ugeneje n'isezerano rya kera? Urakoze cyane Edouard. Buriya rero isezerano rya kera n'isezerano rishya byose bigira isanganyamatsiko imwe, ni Kristo.
Isezerano rya kera ryagaragazaga Kristo ariko mu buryo busa n'igicucu. Sinzi ko biza kuvugika neza. Isezerano rero rishya ryo riza rihishura rikura ibintu mu marenga ribishyira mu bikorwa. Abigisha Bibiliya bavuga ko isezerano rya kera ari ikigereranyo, ari igishushanyo, ariko isezerano rishya ryo ni umwuzuro, accomplissement cyangwa se fulfillment y'agakiza k'Imana muri Kristo Yesu. Iyo uhereye nko mu itangiriro ugasoma itangiriro igice cya 3:15, umwana w'umuntu amaze kugwa, Imana ngo yongeye kumwiyereka, ariko iza noneho ije gutanga ibihano. Ngo igere ku mudamu iravuga ngo hagati yawe n'inzoka uruzaro rwawe nk'umugore ruzakandagira inzoka kandi ruzayimena umutwe. Ubwo ni Yesu wavugwaga. Ibyo byasohoreye hehe? I Golgotha. Wa munsi Yesu yamanitswe hariya ku musaraba, nibwo yafashe Satani aramukandagira amumara imbaraga zose. Pawulo rero yaje kubisobanura neza mu rwandiko rw'Abakolosayi, aravuga ngo amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, haleluya, amen, ngo abahemura ku mugaragaro, nyuma ngo aza kubivuga hejuru, abivuga hejuru ngo kubw'umusaraba. Urumva ko ibyo byuzuye. Hanyuma mu Kuva igice cya 12 ho Yesu agaragara nk'umwana w'intama wa Pasaka yacu. Rero twebwe ni Kristo Yesu, niwe mwana w'intama watambwe kugira ngo tubashe kubohoka tuve mu byaha. Abarewi Yesu agaragara ari igitambo ndetse n'umutambyi. Urabizi ko muri kiriya gitabo hagaragara ibitambo by'uburyo butanu. Ibyo bitambo rero byose byaganishaga kuri Kristo. Hanyuma mu gitabo cyo Kubaraho bigaragara Yesu ngo ari ikizu mu Gutegeka kwa 2 nihagaragara ari ikizu gihetse abana bacu. Hariya mu gitabo cy'Abacamanza Yesu ngo ni marayika w'Uwiteka. Iyo usomye muri Bibiliya agaragara ari marayika w'Uwiteka. Mu gitabo cya Rusiho, ubwo twinjiye mu bitabo by'amateka, kijya kigaragaza Yesu nka mwene wacu wa bugufi, uriya mugabo Boaz. N'ibindi byose dukurikije n'ibirebire byose biganisha ku kintu kimwe, Kristo. Ariko byose byaje kugaragarira mu isezerano rye. Niyo habayeho accomplissement, umwuzuro. Yesu noneho aragaragara wenyine, bitakiri mu magambo no mu mateka no mu bishushanyo. Sinzi ko cumvikana. Urakoze cyane. Yego. Nizihe mbogamizi zituma umuntu atakira agakiza? Ni ukutizera. Ntabwo ari nishi, ni ukutizera cyane. Satani buriya afata umutima w'umuntu akawukingirana, yarangiza kuwukingirana akica amatwi kugira ngo atabasha kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Naho ngaho niho afatira abantu. Urakoze cyane. Yego. Ese gukizwa bihindura bite ubuzima bw'umuntu? Bihindura gute ubuzima bw'umuntu? Biramuhindura wese akabundi. Ni naco kigaragariza abantu ko umuntu yagakiza yakabonye. Ni nawo hava ubuhamya mu yandi magambo. Iyo uvuga ngo warakijijwe ariko abo mu bana bakabona za ngeso zawe zakera n'ubundi nizo ugifite, burya ko gakiza kawe ndikaba gakora. Kuko agakiza twabivuze haruguru, iyo kari mu muntu yera imbuto kandi yerera abandi imbuto. Nimba wari umunyamujinya, umujinya urahunga ukaba umugwaneza. Nimba wari umunyeshyari rivaho rigashira. Ibyiza bya mugenzi wawe ukabyishimira, ukamenya ko Imana nawe igufitiye ibyawe mu gihe gikwiye, n'ibindi. Agakiza rero gatanga impinduka yuzuye ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ni nayo mpamvu ubu ngubu bisigaye bigoye cyane kugira ngo unasobanure umenye ngo ukijijwe n'indi udakijijwe n'indi, kuko byose iyo urebeye inyuma, urebye n'imyitwarire n'imikorere n'imbuto abantu bera hano hanze, usanga ari ikivange. Ushobora kumenya ngo yarakijijwe, uyu ndakijijwe. Ariko kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi ngo ruriho ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe. Iryo jambo iyo ndisomye, buriya rero nsanga mu by'ukuri hari abana b'Imana kandi bazwi n'Imana ubwayo, irabazi, barahari. Urakoze cyane. Yego. N'uruhe ruhara rw'itorero mu gufasha abantu kwakira agakiza? Ni ukuvuga ubutumwa. Urakoze. Ni ukuvuga ubutumwa. Buriya Bibiliya iravuga ngo kwizera uguhabwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Nta handi rero turyumvira. Buriya urusengero njyewe ndugereranya na agence y'ijuru. Rufata ibintu bivuye mu ijuru rukabitanga mu baturage ari bo bakristo, rugafata nanone n'ibyo abakristo bafite rukabizamura rukabijyana mu ijuru mu gihe twinginga Imana mu masengesho. Pasiteri rero n'abandi bavuga ubutumwa bose inshingano zabo ni ukubwira abantu Imana, ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Ubu abantu barabihinduye, barimo kwitiranya agakiza n'amafaranga n'ibyubahiro n'ibindi bintu abantu bara. Ni nayo mpamvu usanga ntawe nciriye urubanza, nta n'uwe ntunze urutoke, mubyumve neza. Ariko hari ahantu henshi usanga abantu batakivuga ubutumwa bwo kwihana, kandi nizo nyigisho Yesu yigishije, nizo nyigisho intumwa zigishije, ni nazo nyigisho itorero rya mbere, ico twita eglise primitive, nizo nyigisho
ryahagararagaho. Izo rero nizo nyigisho z'ukuri. Ubutumwa bwiza Pawulo yaravuze ngo ndibukoze isoni kuko ngo niyo mbaraga y'Imana yonyine ngo niyo mbaraga y'Imana yonyine igihesha uwizera gukizwa, ngo uhereye ku muyuda ukageza no ku mugiriki. Rero ijambo ry'Imana ni igikoresho gikomeye, ni imbaraga zikomeye, ni imbaraga zirema, ni imbaraga zihindura, ni imbaraga zikora ibitangaza, ni imbaraga zigenda zikagera ku mutima w'umwana w'umuntu. Ibiriyo indaniriya buriya, reka nkubwire, hari ahantu hatagerwa n'umuntu hagoye, ni mu mutima w'umuntu. Ariko ikiza kihagera kigakurura ibirimo byose kikabikuramo bigasohoka bikaja hanze, ni ijambo ry'Imana. Rero ibyo biri mu nshingano z'itorero, biri mu nshingano z'abavuga butumwa, biri mu nshingano z'abizera bose, kugira ngo tubyamamaze tubibwire abandi. Reka mbivuge muri aya magambo ahiniye magufi, kugira ngo wenda nudukurikira nawe bitaza kumugora. Hari ubwo ushobora kuba udafite imirongo myinshi ya Bibiliya, ariko hari ikintu wakora kigufi. Wakwegera mwene data ukamubwira amagambo magufi, ukamuha ubuhamya bw'ukuntu wari ubayeho mbere y'uko umenya Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma ukamuganiriza ukuntu umerewe umaze kumwakira, ukamwereka n'inyungu birimo, ukamwereka n'ukuntu umerewe neza, ugenda utekanye, ukamwereka ukuntu ndetse n'ibyawe ibyo ufite Imana iguhaye ubasha kubishyira ku murongo no kubijera neza, kuko biri mu Imana. Ubwo buhamya bwonyine burahagije. Iryo ni ivuga butumwa ryuzuye. Wari umeze gute mbere utarakira Yesu? Ni iyihe mpamvu yatumye umwakira? Umaze kumwakira byagenze gute? Uyu munsi wa none umeze gute? Ibyo birahagije. Mushumba, tugana ku musozo, ni iki wakongeraho? Urakoze cyane muvandimwe. Icyo nakongeraho ni kimwe, ni kigufi cyane. Ni nk'amagambo atatu nifuza kuvuga. Ijambo rya mbere ni ukubwira abantu ngo Imana yatanze agakiza, kandi igatanga ku muntu, kandi igatanga kuri buri wese. Amaboko akakira ni ukwizera. Ikintu nakangurira buri wese ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo ako gakiza nawe abashe kukakira, abarwe mu muryango w'abana b'Imana, kandi ahabwe ubugingo buhoraho, ave mu rupfu yinjire mu bugingo. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, ndakangurira buri wese utwumva kubikora vuba. Umunsi Imana iduhaye ni uwa none. Uyu niyo munsi wawe, uw'ejo ntuwuzi, kandi icyo nicyo turusha abapfuye, ni none. Iyo ugifite none uba ugifite amahitamo, uba ugifite kuvuga uti ndakora ibi simbikora. Mu gihe rero ugifite uyu munsi wawe wa none Imana iguhaye, ukoreshe neza, gira amahitamo meza. Icyanyuma, nimba washidikanyaga ku gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, kanguha ubuhamya bugufi. Yesu ni umwami, n'uyu munsi aracyakora. Kumumenya no kumukorera ntabwo azagukoza isoni, ntazaguhemukira n'umunsi warimo. Njyewe uri imbere yawe uyu munsi ndi umugabo wo kubihamya. Naramubonye, twagendanye nawe, n'uyu munsi turi kumwe nawe, ntabwo arigera mbemukira. Hari amajwi aturuka hirya no hino ababwira ngo ibi n'ibi, ayo ni amajwi ya Satani uzayacecekesha. Bibiliya iravuga ngo uko Yesu Kristo yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Mwasoza musenga Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe rizima ridukangurira kwitaba umuhamagaro waduhamagaye, ndetse ukawutangaho n'igitambo gikomeye cya Kristo Yesu, kugira ngo tubashe gukizwa, dukire ibyaha, dukire imibabaro, dukire n'agahinda kose, tuve mu rupfu tuje mu bugingo. Sozo warayitanze, ariko gakiza k'Imana muri Kristo Yesu. Ndasabira buri muntu wese ubasha kutwumva no kudukurikira, umugisha w'Imana uva mu ijuru. Utarakumenya biciye muri izi nyigisho akumenye, yakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ahinduke. Ndasabira abarwayi, ndasabira abari hirya no hino bari mu bibazo bitandukanye, bose babashe guhindukira bakumenye Mwami. Urakoze cyane kuko iri sengesho ryumvise, ni mu izina rikomeye rya Kristo Yesu umwami n'umukiza dusenze kandi dushima. Amen. Reka tugushimire umukozi w'Imana, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushime n'abaronyine twe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushime ko kansaba ko cyakoze sabone. Reka dushime uzufata umwanya ukadusengera. Reka dushime uzufata inyigisho zacu ukazihera inshuti zawe cyangwa ukazihera ugacisha mu magurupe. Nawe Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kugusenga every day, tugusaba kandi cyangwa gukora sabone. Tugusaba kandi nurangiza kumva kino kiganiro uguhereze inshuti yawe, ugipartage, uguhereza abantu batarakira Yesu n'umwami n'umukiza, uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Gaho naho gutaha. Shalom shalom.